Burya koko ibiganza bizaguha bibona mwiramukanya kandi ngo burya umwana apfa mwiterura. Iyi ni imigani ibiri y'ikinyarwanda ushobora kumva itavugwa kimwe ariko ugenekereje mu kinyarwanda ubusobanuro bujya guhura. Imyitwarire y'umwana ukivuka ndetse no mu mabyiruka yiwe bishobora kukwereka imyitwarire ye y'ahazaza ndetse n'uburyo agomba kuzaba n'icyo agomba kuzavamo. Kandi umuntu muhuye ku munsi wa mbere ibiganiro mugirana ndetse n'imyitwarire ye akwitwaraho muri kumwe ku munsi wa mbere muhura bishobora kugena niba muzakomezanya, kandi bishobora no kugena niba koko uwo muntu akwiriye kuba iruhande rwawe cyangwa se icyo umwifuzamo n'icyo wamushakiraga gishobora gukunda imbere ye. Ku myaka 8 gusa byari bihagije kugira ngo abamuba hafi ndetse n'abakuranye nawe babonemo icyamamare cy'ejo hazaza muri muzika nyarwanda. Guturuka mu mwaka wa 2008 ashyira hanze indirimbo ye ya mbere yise Kiragi, agakora n'izindi zitandukanye harimo Pole Pole, Bera yakoranye n'itsinda rya Dream Boys n'izindi ndirimbo zitandukanye. Uyu yahise atangira kwiharira imitima ya benshi batangira kumukunda kubera igihagararo cyiza, kuberwa mu myambarire, agakora amashusho meza. Ariko ibyo byose bikaruta ijwi ryiza cyane yagiraga ryakururaga buri umwe, bigatuma byorohereza abaproducer kumukorera indirimbo nziza maze zikamenyekana, abamukurikirana nabo bakamukunda. KITOKO bibarwa watangiye akora umuziki ku buryo bwagutse maze akanakundwa na buri wese kubera indirimbo ze nziza cyane kandi zifite umwihariko mu myandikire. Yatangiye awukora mu buryo bwa kinyamwuga kandi asohora indirimbo nyinshi umunsi ku munsi, ariko bikaza kugera aho atangira gukora umuziki gake gake maze benshi bagakeka ko yaba yaranawuvuyemo. Guhera muri icyo gihe izina rye ryahise ritangira kwandika mu mitima ya benshi, umuziki awugiramo amahirwe, haramenyekana maze awukuramo n'agafaranga. Mu mwaka wa 2013 nibwo KITOKO yatangaje yuko umuziki aba yawushyize ku ruhande maze akagira ibindi yitaho. Inkuru yababaje benshi cyane mu bamukurikiraga ndetse n'abanyarwanda muri rusange bakundaga umuziki we wari wamaze kuba virusi mu mitwe yabo. Mu mwaka wa 2023 kandi nyuma y'imyaka 10 atangaje ko umuziki awushyize ku ruhande, nibwo yagiye gutangariza itangazamakuru ko umuziki yari amaze imyaka 10 yarahagaritse, ubu yongeye kuwugarukamo. Ibi byose yabitangaje nyuma y'imyaka 10 yari itambutse nta muziki akora, ariko noneho agatangaza ko agiye kugaruka mu muziki nyarwanda. Uyu muhanzi kuri ubu utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kuva mu gihugu cy'Ubwongereza mu mujyi wa London aho yari asoreje amasomo ye ya kaminuza. Kuri ubu ngubu ngo yaba yagiye gukora umuziki bya kinyamwuga. Ariko buri kibazo buri mukunzi we yibaza, uyu muhanzi ubundi yaba afite umukunzi? Ese byinshi bihora bitangazwa yaba ubw'ubukwe bwe n'abakobwa batandukanye, yaba ibyo yagiye yitangariza ku giti cye ko yaba afite ubukwe nyuma bikaza gupfa. Iby'urukundo rwavuzwe hagati ye n'umukobwa w'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, iby'abandi bakobwa bagiye batangazwa hirya no hino, ariko ibi byose bikafatwa nk'ibihuha. Izindi nkuru nyinshi zagiye zandikwa kuri uyu musore. Ibi byose nibyo twagukusanyirije mu kiganiro cyacu uyu munsi, aho dushaka kubwira akantu ku kandi tukagusubiza buri kibazo cyose wibaza. Aha wageze ni kuri The Sky Media, aho ibidasobanutse bisobanukira. Dukorere subscribe aho hasi maze ibiganiro byacu ujye ubibona mu bambere. Ijwi wumva ni rya 24. Guha ikaze. Amazina yiswe n'ababyeyi yitwa Musabwa Patrick, yamenyekanye cyane ku izina ry'ubuhanzi nka KITOKO bibarwa. Uyu muhanzi yavutse ku itariki 12 Nzeri mu mwaka wa 1985, avukira Kazibwe, aha ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri icyo gihe yahoze yitwa Zaire. Akiri muto ababyeyi baje kwimukira mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho gato n'ubundi ababyeyi ba KITOKO bibarwa baza kongera kwimukira mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa bakiri mu gihugu cy'u Burundi, KITOKO bibarwa niho yari yatangira amashuri y'icuke. Uzumva kenshi KITOKO bibarwa iyo ari mu itangazamakuru ikibazo kijyanye n'umuryango we cyangwa se n'abavandimwe we adakunda kugisubiza. Ngibi ngabiterwa nuko umuryango we cyangwa se abo bavukana n'abaturukaho badakunda ibijyanye n'itangazamakuru. Akaba ariyo mpamvu nawe abigendamo gake, ariko ikijyanye n'umuryango we adakunda kukivugaho habe na gato. KITOKO ni umuhanzi nyarwanda wamenyekanye cyane mu myaka yatambutse. Uyazwi mu njyana ya Afrobeat. Afite abakunzi benshi hirya no hino hano iwacu mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, by'umwihariko bo mu karere, no kuvuga muri Afurika y'Iburasirazuba. Ni umuhanzi wabiciye bigacika mu myaka ishize nk'uko nabivuze haruguru. KITOKO nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye mu kigo cya Espanya hani mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, yakomeje muri kaminuza akaba yarayize mu kigo cya INLAC, ni kaminuza y'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi.
nyuma yo kuva muri Iraq yaje gukomereza amasomo ye hanze y'u Rwanda aho yarangirije icyiciro cya kaminuza muri South Bank University iri Londres mu Bwongereza aho yize ibijyanye na politike. Nyuma yaho KITOKO yahise akomereza icyiciro cya gatatu cya kaminuza agikomereza muri London Metropolitan University aho yasoje mu bijyanye na Peace, Conflict and Diplomacy. KITOKO bibarwa mu mwaka wa 2022 nibwo ashyize akadomo ku masomo yiwe maze arayasoza. Byaje gutuma ahita yimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2023. Akunda kuvuga ko nubwo yakuze afite impano yo kuririmba, abantu benshi bayimubwira ngo yumvaga atazaba umuhanzi ukomeye ahubwo agomba kuzavamo umucuruzi. Ubwana bwa KITOKO bwaranzwe n'ibikorwa bihambaye. Avuga ko yatangiye gukunda umuziki akiri muto ku myaka 8 maze agatangira akabikoraho akiri mu ishuri maze akajya aririmba mu makora atandukanye yaba yo ku nsengero iwabo cyangwa se aho mu kigo cy'amashuri aho yabaga yiga. Nibwo KITOKO yatangiye umuziki ku buryo bweruye bugaragarira buri wese. Muri uwo mwaka kandi bwa mbere ahita ashyira hanze indirimbo ye ya mbere yise Kiragi. Iyi ndirimbo yakinwe hirya no hino irakundwa maze buri wese arayicuranga. Buri wese ukumva ati umukunzi ni Kiragi. Akubwira ko mu buzima bwe yakuze akunda cyane umuhanzi Ben Rutabana, ariko ibyo akabifatanya no gukunda undi muhanzi w'icyamamare Alpha Blondy. KITOKO bibarwa waririmbye indirimbo nyinshi cyane zikaba amahiti hano mu Rwanda, aho twakubwira nka Pole Pole, Sibyo, Kamikaze, Wenema, Amadayimoni, Agakecuru kanjye n'izindi nyinshi cyane zakinwe ku maradiyo hano iwacu mu Rwanda mu myaka za 2010 maze zigakundwa cyane zigatuma bakimenya bose. Mu mwaka wa 2010 nibwo uyu muhanzi yashyize hanze album ye ya mbere maze ayita Ifaranga. Iyi album yamufashije kumenyekana cyane no kuzamura izina rye, abantu batangira kumuvugaho byinshi cyane, bitangazamakuru bimwandikaho kubera uyu muzingo udasanzwe warubumbiyemo indirimbo nyinshi cyane zifite ubutumwa ndetse zifite n'umuziki waruryoheye amatwi. Mu mwaka wa 2012 nibwo yatangiye kwandikaho n'ibinyamakuru bitandukanye yaba ibya hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Hano twavuga nk'ikinyamakuru East Africa aho cyanditse inkuru nyinshi cyane muri icyo gihe cyangwa se muri uwo mwaka wa 2012 zivuga ko uyu ari we muhanzi wa mbere hano iwacu mu Rwanda. Mu mwaka wa 2012 KITOKO yatumiwe mu gususurutsa abari bitabiriye ibirori bya Ange Kagame, umukobwa wa His Excellence Paul Kagame. Muri 2013 kandi yatumiwe mu iserukiramuco ry'umuco w'u Rwanda, iri ryabereye mu gace kamwe mu gihugu cya Denmark. Uyu kandi yagiye yitabazwa cyane mu gusurutsa abantu mu bice bitandukanye by'isi, aho yagiye atumirwa n'ibigo bikomeye cyane mu bihugu bitandukanye. Twavuga nko mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bufaransa, mu Bubiligi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye nko mu Bwongereza. Aha hose akazenguruka agenda akora ibitaramo bitandukanye kubera uburyo yitabazwaga cyane nk'umwe mu bahanzi bari bakomeye. Yegukanye ibihembo bitandukanye muri uyu muziki nyarwanda, harimo nk'ibya Salax Award nk'umuhanzi mwiza w'umwaka, umuhanzi wahembye indirimbo igakundwa kurenza izindi n'ibindi bikombe bitandukanye. Guhera mu mwaka wa 2013 yatangiye kugenda gake gake mu bijyanye n'umuziki, atangira gusohora indirimbo imwe imwe, nyuma aza no gutangaza yuko ibijyanye n'umuziki abaye abihagaritse maze agatangira kwita ku masomo ye. Ibi byose yaje kubitangaza nyuma yo kugera mu mujyi wa London mu gihugu cy'Ubwongereza aho yari agiye gukomereza amasomo yiwe muri kaminuza. Mu buryo busa nk'ubutunguranye mu mwaka wa 2017 KITOKO bibarwa yagaragaye hano iwacu mu Rwanda, agaragara mu bikorwa byo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Mu bikorwa byari biriho muri icyo gihe byatunguye benshi kuko urugendo rutigeze ruvugwaho cyangwa se ngo bitangazwe ko KITOKO yaba agiye kuza mu Rwanda. KITOKO kandi yanakoreye indirimbo mukuru w'igihugu, indirimbo yanakunzwe cyane maze ahita Thank you Kagame. Mu mwaka ushize wa 2023 KITOKO nibwo yatangaje yuko yaba agiye kugaruka mu muziki. Ni mu kiganiro kigufi yagiranye n'itangazamakuru hakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, avuga ko hari hashize igihe kirekire adakora ku muziki nyarwanda cyangwa se ngasohora indirimbo nk'uko byari bisanzwe. Ngibi byose ngakaba yarabitewe nuko hari ibindi yari ahugiyemo by'umwihariko amasomo ye, ngakaba ariyo mpamvu yari yarashyize umuziki ku ruhande, ariko ngo kuri ubu ngubu ngakaba yiteguye kongera guha abanyarwanda ndetse n'abakunzi b'ibyishimo. Uyu muhanzi yakomeje avuga ko umuziki ari ikintu kigusaba umwanya uhagije ukagitegura kugira ngo ugeze ku bagukunda cyangwa abagukurikira ikintu kimeze neza. Avuga ko byari kumugora cyane kubivanga n'amasomo yiwe, akaba ariyo mpamvu yari yahisemo gusa nk'aho ushyize ku ruhande akabanza akita ku masomo ye. Ariko ngo kuri ubu ngo nyuma yo kuyasoza ngo nta kindi asabwa uretse guha abanyarwanda ndetse n'abamukunda umuziki umeze neza. Bimwe mu bintu bitangaje byabaye kuri KITOKO we ngo atazibagirwa, ngo ni umunsi ajya mu byangombwa bya papa we maze agaca diplome ye, ngo ariko ngo bikaba byarabaye kubera ubumenyi buke yari afite, ngo kubera ko atarazi niba ari diplome aciye.
ngo ariko mu bindi bitamuva mu mutwe ngo ntashobora kwibagirwa ngo umunsi afata gitari ya mubyara we maze imirya y'inanga yari irimo yose maze akayirandaguramo akayishwanyaguza akayikuraho imirya yose akayitwara maze aragenda baza igiti cye gishya maze ya mirya yose yarandaguye muri gitari ya mubyara we maze agenda ayiteranyaho maze akoramo indi gitari yiwe nshya. Iyo witegereje Kitoko bibarwa mu gatuza ke harimo ishusho ya gitari. Ibi ngibi yabikoze mu rwego rwo kugira ngo ajye yibuka yuko akunda gitari kandi hari gitari yikoreye ku giti cyiwe. Kitoko wari ufite izina rya Melance nyuma akaza kuryanga ngo bitewe n'uburyo abanyeshuri bagenzi biwe bahoraga bamuserereza ngo bamuziza yuko ngashobora kuba yitiranwa n'abakobwa. Biza kurangira aryanze iryo zina maze yita Patrick ari naryo yaje gukomezanya ubu ngo bakarijya akoresha mu byangombwa. Uyu musore yagiye avugwaho inkuru nyinshi zitandukanye by'umwihariko izo mu nkundo. Ibi yabivuzweho ku bakobwa benshi bagiye batandukanye. Ibi ngibi iyo bivuze ntabwo ushobora kwibagirwa inkuru yigeze kuvugwa cyane mu myaka yatambutse ivuga ko Kitoko bibarwa yaba ari mu rukundo n'umukobwa w'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Gusa ibyo byose byarahwihwiswaga ngo ariko ngo ukaba nta wari uzi ukuri kwabyo. Muri Werurwe 2022 kandi ubwo Kitoko bibarwa yasohoraga indirimbo ye yise Gahoro yahishuye ko yayikoreye umukunzi we biteguraga kurushinga mu mwaka wa 2022 nyine. Gusanga bari biteze ubwo bukwe ngo amaso yaheze mu kirere ndetse n'amakote baguze icyo gihe ngo aka kanya bahisemo kuyajyana mu kazi abandi bayasubiza ku iduka barayagurisha. Iby'ubukwe bw'uyu muhanzi ndetse n'umukobwa Dorine Mukiza yari yatuye iyo ndirimbo byose byagiye nka nyomberi abantu barategereza baraheba. Mwindi wamenya ngo mu buzima busanzwe Kitoko dore ibiryo akunda kwirira ngakunda kwirira umuceri uri kumwe n'umugati ngo ariko ubundi ngo n'ubundi bindi biryo wamuha byose ngo bipfa kuba bimeze neza bitari mu mwanda bwe byose yabifata nta kibazo. Mu myambarire ngakunda imyenda yari yose mwambitse neza akaba agaragara neza ku buryo umureba abona yuko ari umuntu usobanutse koko. Iyo muganira kubwira yuko mu buzima bwe nta kintu gikomeye cyane bwamubaza cyane ku rwego rwo hejuru ngo ariko nanone ngo nta kiramushimisha cyane kurenza ibindi byose. Avuga ko ibyamubayeho byose abona ari ubuzima busanzwe. Ngayo nguko ngibyo byinshi rero mu bibazo wajyaga wibaza kuri no muhanzi w'umunyarwanda utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kimwe mu byamamara u Rwanda rufite gikurikiranwe cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ufite indirimbo nyinshi cyane wari umaze igihe kirekire cyane adasohora ingoma cyangwa se indirimbo ariko kuri ubu ngubu akaba yagarutse mu muziki nyarwanda. Ni nahangaha rero nshoreje icyegeranyo kigufi nane naguteguriye kuri uyu musore. Ngushimira wowe wagikurikiye cyane kuva gitangira kugeza gisoje. Ndagusaba gukora subscribe aho hasi ugashyigikira ibikorwa byacu dukora kugira ngo ujye wumva ibiganiro byacu ndetse n'ibyigeranyo tubagezaho umunsi ku munsi. Naho ngiye ugutegurira kandi ukugezaho bino biganiro. Nitwa Zizu 24. Ndagushimiye.